Mbanje kubasuhuza. Ese nkubwiye ko kuvuga icyongereza bitakigoye wabifata gute? Ese wabyumva nk'inkuru nziza cyangwa wabyumva nk'inkuru mbi? Ndabizi abenshi mwabyumva nk'inkuru nziza. Nicyo kintu nje kubatangariza uyu munsi. Kuvuga icyongereza ntabwo bigisaba amashuri menshi, ntabwo bikigoye kubera ko twaje nk'igisubizo. Ibaze yuko iyo uvuze ngo I am working, uba uvuze ngo ndimo gukora. Ibaze ko iyo uvuze ngo I am working, uba uvuze ngo ndimo gukora. Ibaze ko noneho iyo uvuze ngo I am playing, uba uvuze ngo ndimo gukina. Ese wari uzi yuko uvuze ngo I am playing, uba uvuze ngo ndimo gusenga? Ese wari uzi ko ikintu gitandukanya aya magambo abiri ari elo ndende ni ara ngufiya? Iyo uvuze I am playing uba uvuze ndimo gukina, wavuga I am praying ukaba uvuze ngo ndimo gusenga. Wari uzi ko uvuze ngo I am eating uba uvuze ngo ndimo kurya? Ndimo kurya. Ushobora kwibaza rero ngo ibi bintu byose byanditse hano kuri iyi whiteboard bihuriye kuki? Ibi bintu byose ikintu bihuriyeho, uri kuvuga igikorwa urimo gukora ako kanya. Nicyo kintu bihuriyeho, kandi ikindi bihuriyeho nuko ari icyongereza cyiza kandi cyoroshye kukivuga. Ese uvuga ngo I am working bakubajije gute? Uvuga ngo I am praying ndimo gukina bakubajije gute? Uvuga ngo I am praying ndimo gusenga bakubajije gute? Ese ni ryari uvuga ngo I am eating? Ese ubivuga ryari? Ubibwiye abakubajije iki gitumye umubwira ngo ndimo kurya? I am living ndimo kugenda. Ese ubivuga bakubajije ngo iki? Iteka ryose baba bakubajije ngo what are you doing? What are you doing? So ndashaka kuvugana n'abantu mwari mwaravuze ko icyongereza kibagora, ko kuvuga icyongereza rwose byabananiye. Mbazaniye icyongereza cyiza muzajya muvuga mu buzima bwa buri munsi, kitabagoye kandi kiboroheye, icyongereza mutazibagirwa. Iyo umuntu akubajije ngo what are you doing, aba akubajije ngo ese urimo gukora iki kano kanya? What are you doing? Ese urimo gukora iki kano kanya? Iki kibazo wakibaza umufasha wawe, ubwo umufasha wawe murabizi ko ari wife, ubwo ni umugore. Wakibaza sheri wawe, ubwo ni girlfriend, girl cyangwa boyfriend. Ubwo yari umukobwa ni girlfriend, yari umuhungu ni boyfriend. Wakibaza abana bawe, ukabaza icyo barimo gukora ako kanya. So kumwe nyine ushobora guhamagara umufasha ukamubwira turimo gukora iki, akakubwira icyo arimo gukora, wowe ushaka ko hari icyo yagufasha. So rero iyo umuntu akubajije ngo what are you doing, aba akubajije ngo urimo gukora iki aka kanya. Iyo umubwiye ngo I am working, umubwiye ngo ndimo gukora cyangwa ndi mu kazi. Yes, bishobora gusobanura ngo ndimo gukora cyangwa ndi mu kazi. Murabizi binasobanura kimwe byose. Iyo umubwiye ngo I am playing, umubwiye ndi gukina. Ariko icyo nshaka ntabwo ari ukubigisha kumenya kuvuga ibi biri aha ngaha ku kibaho gusa. Ndashaka kubigisha kubikora. Ndashaka kubigisha kwikorera interuro zimeze gutya. Ndashaka kubigisha kuvuga icyongereza kimeze gutya, kiri fresh and clean kandi cyiza. Icyo nicyo kintu nshaka kubakorera ku munsi wa none. Ku bantu rero mushaka kwiga icyo kintu, ndagira ngo tugendane neza. Mu kugendana kwacu ndagira ngo mbanze mvugane nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya icyongereza mu minsi 30. Dore ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uburyo bisubiza remezo n'ahakana. Ni kinini, kirimo page zigera kuri 34, ibibazo biruzuye ni 200, harimo n'ibibazo 100 by'imyitozo kandi akarusho byose bisemwe mu Kinyarwanda. Kirenzeho kigura 6 kikanakugeraho free delivery. Hamagaye no nimero kikugereho 07 294 01 229. Iryo ryari itangazo ry'abashaka kugura ibitabo byafasha kumenya icyongereza. Noneho twakomeza n'isomo ryacu, ngiye kubigisha ukuntu nawe izi nteruro wajya uzikorera. Ariko mbere ko dukomeza n'isomo ryacu, reka dufate amasegonda 3 yo gukora subscribe. Yes, wanze mukore subscribe, kanda kuri subscribe aho ngaho hatukura handitse subscribe, hanyuma numara kwakanda dukomeze n'isomo ryacu. Yes, turakomeza wamaze kuhakanda. So mwe mwamaze kuhakanda turabashimiye, namwe mutarawakanda mu bitekerezo. So icyo nshaka kubabwira rero, aha dufite amagambo abiri nshaka kuza kubanza kubasobanurira mbere yuko tugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose dukora. Yes, hari amagambo abiri nshaka kuza kubasobanurira. Aya magambo niyo azajya bafasha kumenya kuvuga ibi bintu byose nababwiraga. Ijambo rya mbere ndasobanurira ni ijambo rivuga I am. Iri jambo riravuga ngo ndimo.
Murabizi no mu kinyarwanda iyo uvuze ngo ndimo urenzaho ikintu uri gukora. Ndimo kwiruka, ndimo gusenga, ndimo gukina, ndimo kubeshya, ndimo kumufasha, ndimo ririya jambo ndimo mu cyongereza ni I am. Iteka ryose nujya kwandika interuro uvuga igikorwa uri gukora ako kanya, igihe ari wowe uri kugikora, uzajya ukoresha akajambo kavuga ngo I am, bivuze ngo ndimo urenzeho icyo twita verb. Ndimo urenzeho icyo twita verb ariyo yitwa inshinga. Anyway, namwe mushaka liste z'amaverb yose abaho mu rurimi rw'icyongereza turazifite. Izo liste zigura 3,000 zikakugeraho aho uri. So abantu muzishaka mutwandikire kuri nimero, namwe n'abazishaka kuri WhatsApp mwese n'abashaka icyo gitabo kuri WhatsApp mutwandikire kirabageraho, ntago bihenze. So icyitwa verb ni inshinga. Reka dufate nk'urugero rwa verb. To eat bivuze kurya. To eat bivuze kurya. To dance bivuze kubyina. Noneho iyo umaze kurenzaho verb uyirenzaho ku ikondisiyo. Kondisiyo ijyana n'akagambo ka kabiri nshaka kukwigisha kavuga ing. Aka kajambo mu cyongereza iyo tukongeye kuri verb biba bigaragaza ko icyo gikorwa turi kugikora ako kanya. Ushobora kwibaza ngo gute? Dufite verb to eat ivuga kurya. Ninza aka nkagasiga nkiterurira kano nkavuga ngo eat, nkarenzaho ing, iriya nababwiraga nzaba mvuze ngo ndimo kurya, ariko bizaba byuzuye neza ninza nkabanza I am nkahita nkurikizaho eating. Ubwo bivuze iki? Bivuze ngo nimvuga ngo I am eating nzaba mvuze ngo ndimo kurya. Bivuze iki rero? Namwe nimukore kano kuri dance, nimubikore nk'uko mbikoze. Ngiye kubaha amasegonda agera kuri 15 yo kubikora nk'uko mbikoze. Ubwo mwe murabikorera muri comment. Yes, mubikore muri comment. Andika ngo to dance bivuze kubyina, andika ngo ndimo kubyina. Kuko mbahaye formule, mbahaye umuvunoso w'ukuntu bikorwa. Andika muri comment ngo ndimo kubyina, ubyandika mu cyongereza kugira ngo nzajye mbasha kumenya aho bipfira, menye nuko mbikosora. Bikore. Ngiye kugwa amasegonda 10. Ndakeka amasegonda 10 yarangiye. Inkwakuzi mwabibonye. Nakubwiye ati dufata iyi dance tugasiga iyi to tukayireka, tugafata iyi dance tukongeraho ing twabanje I am, aho turaza kwandika ngo I am dancing. Bivuze ngo ndimo kubyina. I am dancing, ndimo kubyina. So ku bantu rero mwabimenye, reka mbahe utundi tuverb muraza kugenda mukoramo imyitozo igihe muraza kuba sorry ntabwo mwabibonaga, ni kuri bimeze. Yes, sorry nsanze mutabibonaga. Ngiye kwandikira izindi verb z'imyitozo mushobora kwifashisha mukora imyitozo ku giti cyanyu. Yes, kuko tuba dufite umwanya uri limited, mutoya udahagije. So verb ngiye kwandikira muraza kuzikora imyitozo, gusa ndajya mbabwira icyo zisobanuye. Dufitemo read gusoma, write kwandika, cook bivuze guteka, ushobora guhagarika ukagenda wumva neza. Listen bivuze kumva, listen bivuze kumva. Dufite drive bivuze gutwara, dufite pray bivuze gusenga, n'izindi nyinshi cyane. Izi mwamaze gukora imyitozo. Abantu mushaka irregular na regular verb zose hamwe ni verb 600 dufite mu rurimi rw'icyongereza. Zose uzizi, waba uzi icyongereza cyose igihe uzi kuzikoresha neza. So ku bantu muzishaka 0724012229. Ku bantu muzishaka muhamagare iyo nimero, zirabageraho aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Turabakunda, ntimugacike intege. Reka mbasobanurire ahangaha neza. To read bivuze gusoma nk'uko nyine ndi gusoma to read. To write bivuze kwandika nk'uko nahoze nandika zino nimero. To cook bivuze guteka ibiryo. Listen bivuze kumva nk'uko muri kumva ino video. Drive bivuze gutwara imodoka. Pray bivuze gusenga, bitandukanye na play yo gukina.
murabona ko iyo gusenga harimo ara ngufi, iyo gukina harimo ara ndende, nubwo byose tubivuga play, kimwe ni play ikindi ni play, ariko abantu benshi ntabwo bazi kwitandukanya. So stay tuned, love you so much, keep the work on.